Okay, I'm an entertainer. Yeah. So muri entertainment ndi umunyamakuru, ndi content creator. Biremeye kwamamariza ni parfait kalisa cyangwa se perfect kalisa bitewe no kubishatse, bitewe n'igicurimo. Myaka yose yashize y'ubuzima bwawe kugera before iyo myaka 5 cyangwa mbere yaho wari uri mu buyobe juste. Icyo gihe nari nkiri muri controle z'abantu twajwemo cyangwa se twarakinwe, niko kantu njya nkunda kuvugisha bitewe n'ubusambo bw'abantu n'ibyo bari bakurikiye. Bari kubyumva batwumvisha ko twe ibyacu atari byo, ibyaba ari byo. Twababwiye ko tutazatinda kandi nanone twagarutse ni Megamind Live TV nk'ibisanzwe kuri mikoro ni kwizera Abbas. Nushaka kunyita umuvandimwe ntacyo bitwaye, nabyo ndabikwemerera kuko nibyo bingira uwondi iyo mfite abantu nkamwe munshyigikira cyangwa mukadushyigikira mu bikorwa byacu bya buri munsi. Reka tubwire utarakora subscribe yikora kakanya utarabyibagirwa, kandi nawe wayikoze reka tugire tuti wagize neza komeza udushyigikire ukora share, kandi bavandimwe nabo bakore subscribe, ku nshuti nazo zikore like ndetse na comment kugira ngo tubone uko tuzaguha ibindi biganiro by'ubutaha. Turiho ku bwanyu, byose bigenda neza mudushyigikiye, nimudusige cyangwa ngo muduhane. Rero uyu munsi sindi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa w'umunsi. Kumuvuga biragoye kubera ko ni umuntu ukomeye mu buzima bwanjye, afite byinshi asobanuye. Rero kuko atari wa mwana witinya kwivuga kugira ngo atazanga gukura, reka tumuhe umwanya. Ni karibu mwibwira abakunzi ba Megamind Live TV. Murakoze. Bo mu rwego rwo kugira ngo nirinde kumara umwanya w'ikiganiro nko kubivuze, ntibwire nkande kuko ndi mwinshi. Ya uri mwinshi, ariko gerageza uduhe wowe mukeya ariko w'ingenzi. Okay, w'ingenzi. Okay, I'm an entertainer. Yeah. So muri entertainment ndi umunyamakuru, ndi content creator. Biremeye kwamamariza iwawe nta kibazo rwose. Kubw'ibyo kugira ngo nankurikire neza, ushatse wakora subscribe akakanya kuri Afroworld TV, ariko na Megamind TV ntuze kubyibagirwa. Hanyuma apart from tuvuye ku kuba umu entertainer, ikindi ndi mukunda abantu. Uri mukunda abantu. Nkaba ndi landlord. Ijana ryanjye. Ikindi kandi nkaba ndi umusore yirwanyeho, ijana rye ni iryanjye. Ikindi youth inspirations, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko apart from that no nkaba ndi brand n'umuraperi. Uri n'umuraperi man. Yeah. Ariko nyine kubw'urukundo rwa hip hop n'urukundo rwo gutanga amakuru ndetse n'inama mu bantu. Yeah, I do rap sometimes, ariko ntago ari cyane. So uwo ni wege. Hanyuma amazina y'ababyeyi yo ni parfait kalisa cyangwa se perfect kalisa bitewe no kubishatse, bitewe n'igicurimo. Yeah. Reka dufasha abakunzi ba Megamind Live TV tubabwiye ko ari byo bari bibagiwe. Umwanditsi wa film ako burasene naga kubimo muri content creating, ndandika amafilme. Yes. Script writer, professional by the way. Professional script writer and script supervisor. Mu buzima busanzwe uri mukunda abantu nk'uko wabivuze haruguru. Ubwo nahise nibaza ubwo ngo ufite n'itorero ubarizwamo sinzi. Bon ntago. Okay, haryo namusi tuvugisha ukuri. Umva nakwa kundi kwahishwe. Itorero kuri jewe ni nk'ishyaka. Nk'ishyaka? Cyangwa ni nk'ikindi. Byose ni kimwe. Ishyaka, ikibina, depends nuko bishize. N'itorero byose ni kimwe. Kubera ko tuba muri community, kandi community ari ingenzi. Harano ugomba kububarizwa. Ariko kugeza akakanya nta torero rye mbarizwamo. Ariko ndabyumvise na kwijana. Navutse ndi umukatolike, nakuze ndi umukatolike. Nagiye mu yandi madini ashoboka
ndimo ndashaka idini ry'ukuri nkuko Mani Martin yigeze kubiririmba ariko nza gusanga nazatagangara ndavuga rero ibi naho kugira ngo nzatagangare reka mbegewe so jya ubwanjye ndi idini ubwo sutani haba hehe n'abandi bavuga ngo itorero ry'umuntu cyangwa agakiza k'umuntu kari mu mutima ahubwo ni naho agakiza kanjye kari kose nta n'undi muntu ugashinzwe in fact ubwo twahita tuvuga yuko ubwo nteye urujijo muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo ubaye nka bimwe Ezra Mpyisi yavuze ngo imyaka 70 yose yigishije ubuyobe ngo yasanze yarabeshyaga abantu ahubwo njye nsaba Imana ngo n'abandi bapasiteri bose bazabivuga kuko mirongo giye ku giti cyanjye 75% cyangwa 80 yabitwa ko bose batwigisha cyangwa se bigisha abantu bose bameze nk'ibyo Ezra Mpyisi yari arimo nyine nk'uko yabivuze ubwo bishatse kuvuga ko iminsi yose wamaze ubu ntabwo nzi imyaka ufite ariko nyine ubwo ngubwo misengera ikibazo ntekereza yuko ibi bintu nta myaka irenga 5 bimazemo byo kumenya ko wayobye iyo myaka yose yashize y'ubuzima bwawe kugera before iyo myaka 5 cyangwa mbere yaho wari uri mu buyobe juste icyo gihe nari nkiri muri controle z'abantu babandi nyine n'ubundi biba ni ngombwa ko bagutegeka icyo ugomba gukora ubwo urumva harimo famille harimo inshuti harimo ababyeyi byose nk'ibyo ngibyo bituma utazabona umwanya utari bubone umwanya wo gutekereza exactement ngo ese iki kintu kirakwiye ko nkijyamo nkigenderamo cyangwa ntago gikwiye so iyo level rero umaze kuyirenga ubugeze kuri cya gice cyo kwihitiramo igikwiye iyo umaze kwihitiramo igikwiye rero jewe ntago njya nifuza kutaba ikibazo ku muntu runaka ahubwo bishobotse nabigisubiza kuri buri muntu duhuye so nagiye mu nsengero nagiye njyamo kenshi nagiye nsanga mbi ikibazo aho kubigisubiza ku muntu ngewe ubwanjye ku giti cyanjye imyumvire yanjye n'imitekerereze yanjye bikaba byakurura undi muntu gutazira w'ibyo yasezeranye kuba byo nimba yarasezeranye kuba umukristo agatangira kunjajinga kandi tuzi neza ko umukristo atajajinga undi uvuze gutyo binera guhita mvuga ku bijyanye n'imyambarire yawe guhera hasi kugeza ku mutwe ndahagaze mbone gutya ndahagaze ariko uri umuteguzi ndahagaze nta birenze ariko guhagarara ndahagaze nacyo nyine bita bigaragaza ko uri umusore wirwanyeho mani hereye ku rukweto ipantaro ariko nabuze ubwoko bw'ipantaro iyi pantaro rero sha iyi ngiyi gusa ndakubwira ngo kimuka byawe nacanzwe buriya naherekana nyine yose ubundi iyi pantaro yitwa nguki vipi zayo izi ngizi bazitadeshira ariko none sinzi nimba ari deshira iyi ngiyi noneho yaracitse yaracitse rero ntabwo ari deshira wishi yayuzuye cyane ahubwo arenze natangiye kukujajinga arenze oya ubutumwa turaganira nta kibazo arenze ayo wishyuye ahubwo in fact gusa ushatse kumbwira ko iyanjye fake kuri ntabwo iri fake ariko irahendutse kuri iyi ngiyi kubera exactement nyine ibi ngibi bisaba ko umuntu byambara ari umuntu nyine ndimo ndakubwira ko ibi ngibi ni iby'abantu nyine b'abakristo kandi abakristo ntago bakunda guhendwa noneho twebwe tutitwa abakristo bagira kasi twe tutitwa abakristo nkuko bajya batwita niba bagira turishorera twe turambara turagura tukambara by the way shout out to Maniga Montana niwe wanyambitse no munsi Montana yubahwe kabisa Montana kabisa shout out ariko canje ndi kubona hari izo ntamwemera akanyambika tu niyo mpamvu nyine nakubwiye ngo byakugora kubyumva man so ubu najyaga nibaza niba wambaye niba utambaye byari byanca oya nigiye gutya ewana gutya meze nta kibazo meze neza reka ibyo ngibyo twe kubitinda ahubwo nibaza iki kibazo kindi nta kuntu abakristo batakujajinga bijyanye n'imyizerere yabo kuko ni abasore bake b'abakristo basanga basutse imisatsi nk'uko wayisutse bambaye ipantaro mbabarira hari igihe nabamvuze ko zicitse okay reka tuvuge ko icitse bro we nta kibazo wowe uri umunyamakuru wowe uri umunyamakuru kuri bo so bivuga icitse kuko n'ubundi niko babivuga shana kuntu batakujajinga bon
mpereho nkuraho n'urujijo rero kuko kunjanjinga kwawe wowe muntu uri hanze urimo urareba iki kiganiro, kunjanjinga kwawe urimo uriyongerera amahirwe, urimo urigabanyiriza amahirwe yo kujya mu ijuru, kuko urimo urakora bimwe mu byaha Bibiliya yakubujije. Hanyuma reka tubwire abantu baca imanza bazicira abandi bijyanye n'imyambarire cyangwa imirire, tubabwire ngo kiburiya bamenye ibyabo. Icyo kinyarwanda ngo bamenye ibyabo ntago nyine gisobanutse, ariko ubundi nicyo kinyarwanda cyiza kivugitse. Ariko ikibazo cyitwa gasuzuguro. Reka tugishakire ikinyabupfura rero. Ino si ikinyabupfura kiraho mu Cyongereza. Mind your business. No nibwo bidasobanutse neza. Okay, mubabazwe n'imitwaro yanyu. Reka wenda tuvuge gutya, buri wese ashishikazwe n'urugendo rwe, n'uruhande rwe cyangwa n'ibikorwa bye, kuko twese nk'uko tubwirwa nimba kuko ari nako bimeze ngo turi mu rugendo rujya mu ijuru. So ihangane wikwita ku mitwaro ya mugenzi wawe, ihangane wikorera iyawe. By any chance nitugira amahirwe rimwe tuzahurira aho mu ijuru, cyangwa se undi duhurire ikuzimu bitewe naho nzajya cyangwa se aho uzajya simbizi. Wagerageje kwibwira abakunzi ba Megamind Life TV n'abantu badukurikiranye, kandi ubwo babibwiraga nanjye numviragaho, nasanze wowe wa kera na wowe w'ubu harimo ibice bibiri. Ndagira untandukanirize wowe wa kera na wowe w'ubu ngubu uyu munsi wa none ubu tuvugana kuri Megamind Life TV. Icya mbere gihe wa kera ntabwo nari mfite. Cya kabiri gihe wa kera ntabwo nabahaga ibituta. Cyangwa se nkora ibindi byose nifuza, kuko hari imirongo nagenderagaho y'ubuzima. Uko byagenda kose uwize boarding school arabyumva, hari amategeko y'ubuzima ugomba kugenderaho, ariko hari igihe kigeraho amategeko ukayarenga. Ukavuga uti noneho bigize ubu ngubu I can conclude for myself. I can make any conclusion that I want. Mfite umwanya nshobora gucanga irangi. So igihe wa kera nari igihe ushingiye ku cyo abantu bantekerezaho, cyangwa se ku cyagakwiye kuba icy'ingenzi ku bantu. Ariko gihe uno munsi ndige ushingiye kuri jye. Sinzi nimba ujye ukunda kuko unkurikirana cyane akantu kujya mvuga cyane, kavuga ngo it's me, myself and I. Nige iby'ubwanjye nanjye. Okay, jye nyine iby'ubwanjye nanjye. Ni ukuvuga ngo turi batatu muri jye, kandi ushobora kuba n'abarenze batatu. Ariko mbere yuko hari undi muntu uza kwiyongeraho kugufata umwanzuro w'ibyanjye, ngomba kubanza uwo mwanzuro nkabanza nkawufata umwanzuro w'ubwanjye ku giti cyanjye. So ubu urumva abantu babiri batandukanye. No munsi mfite igihe ufata umwanzuro ku byanjye, hari n'ushize, hari n'undi wa kera wari ufite uwo mufatiraga imyanzuro, cyangwa se n'abandi bamufatiraga imyanzuro, cyangwa se wafataga imyanzuro bitewe n'ibyo abantu batekereza. So nyemerere ndi hano nk'umunyamakuru ariko mvuganira benshi. Birashoboka ko hari undi umeze nkawe hahise ukiri mu bubata, reka dukoreshe iyo terime niba itagize ikibangama cyangwa ibangamira. Urumva ko hari ububata wari urimo bwabaragira ngo iki, ufite uruhande ubogamiyemo rw'abantu kandi ari narwo uhengamiyemo, arizo nyungu zabo uharanira. Ariko uyu munsi wa none uharanira inyungu zawe nk'umuntu n'icyaguteza imbere n'icyagushimisha. None ndibaza nk'umuntu noneho ukiri muri ubwo bubata yabatuka ate? Ni izihe strategy wakoresheje kugira ngo ubashe kwibohora? Icya mbere, ntago ibintu ndi buvugira ntago nifuza kugumura umuntu n'umwe, ariko ukuri guhari ni kumwe konyine. Ni wowe ubwawe nawe. Numara kubona ibyo bintu uko ariko bimeze ku isi, uzamenya neza uburyo utwara ibintu. Niyo mpamvu navuze ngo ndimukunda abantu, ariko ndabizi neza ko ari jye ubwanjye nanjye. So iyo umaze kumenya kwidistinga muri ubwo buryo, ubasha no guhangana na challenge ziri mu mutwe wawe, ubasha no guhangana na challenge uranazo mu buzima, ubasha no kumenya ngo ese uyu muntu turi kumwe cyangwa uyu ntago turi kumwe.
ese uyu muntu twagendana cyangwa ntitwagendana. Yes. Ariko kandi muri uko gufata umwanzuro wo mugendana n'uwo mutagendana, remember nta kintu cyiza kibaho cyiza 100%. Isukari iraryohera. Yes. Tubizi iraryoha kandi turanayikunda, igira n'umumaro wo gutuma ubwonko bworoherwa, ariko iyo ibaye nyinshi n'ibindi ni za diabete. Umunyu utuza akamaro kawo cyane, iyo wabaye mwinshi ibiryo urabimena. amahoro y'ubwayo amahoro y'ubwayo atera umurengwe. iyo abaye menshi tuvuge ko atera umurengwe se cyane, kandi muri ino si urenzwe biba byarangiye. Yeah. So imenye wowe ubwawe, numara kwimenya wowe ubwawe uzamenya uburyo utwara abandi. Hari puwe wavuze bavuga ngo uri mukunda abantu, ngo kandi ukabona bizi neza ko ufite abanzi benshi, ariko mbese I don't give a damn, niko mu cyongereza neza. Ntago mbyitaho ibyo ko mfite abanzi, kubera ko barahari. Yes, ndabizi. Hari indirimbo ya G The Mare izasohoka vuba, nagize amahirwe yo kuhabwa uburenganzira bwo kuyumva. Ariko umunsi izasohoka, shout out to G The Mare by the way, umunsi izasohoka umuntu ari wese azayumve, ifitemo akantu k'ubwenge cyane. So ugomba gucenshura, kumenya gucenshura. Impamvu nari ngo urugero rw'umunyu n'isukari n'amahoro, gucenshura ni kugosora ugakuramo ibyiza n'ibibi. Kugosora si ubwo sobanurira new generation vraiment. Nawe ibaze fata yavutse baba amata jonjora ayasanga muri firigo, urumva kujonjora byo barabyumva se. ahubwo fata umubwira ati nicyaje ufata bya bishyimbo wanyu muteka, fata ibishyimbo ukuremo ibibi n'ibyiza, amabuye yashyire ku ruhande, ibishyimbo bishyire ku ruhande, ibyo bita gucenshura. n'ibishyimbo bishyire ku ruhande n'ibyiza bishyire ku ruhande. Ariko wibuke neza ko bya bishyimbo bibi wakuyemo washyize ku ruhande, iyo ugiye ukabijugunya ahantu hari igitaka, hari n'ifumbire, biramera. Icyo kintu sinzi nimba uri kucyumva. Gusa ntabwo ari byose bimera umusa. Kera njye iyo experience narayikoze. Iyo ufashe ibishyimbo ugiye guteka urabijonjora, ibyo bita kujonjora, ugakuramo ibyiza bitekwa, hagasigara n'ibindi biri kumwe n'amabuye bifite utuntu two kubora, bifite iki, biri iyo bisutse ahantu, byinshi muri byo biramera kabisa. Kandi iyo kimeze ntabwo kimera ari ikibore, kimera ari igishyimbo, sibyo? Icyo gishyimbo kimeze rero ari igishyimbo, kirongera kikazana ikindi gishyimbo, ibindi bishyimbo ahubwo. So niyo mpamvu jewe navuze ngo ndimukunda abantu, ngira inshuti nyinshi. Nje nakumva ku ujye wabyumva. Nje nta mwanzi ku mutima wanjye ngira, kuko nzi kureba umuntu nkareba akacira mfitiyo, akamara mfitiyo no munsi. Mu cyongereza baravuze ngo if we judge a fish by its ability to climb the tree, it will live its life useless. Nidufata ifi tukayijaginga dushingiye ku bushobozi ifite bwo kurira igiti, izamara ubuzima bwayo bwose ari ikigoryi, nta kamaro dufitiye. Ariko nyamara ifi zikoga, ifi iraryoha iyo tuyiriye. So impamvu ndimukunda abantu rero nuko giye mfite capacity yo kujonjora, nkamenya buri muntu mu class, ariko simukure mu banjye. So ntabwo uzava mu banjye, ariko nzamenya aho nzabona kuri ngombwa kuba hari, nzamenya n'umwanya ngo mu buzima bwanjye. Nibe bya bishyimbo nari ndimo ndavuga, ibishyimbo bibijonjora ngo bijugunye, kuko nubisuka mu murima harimo ibizambera bikaguha ibindi bishyimbo n'ubundi. Unyibukije indi story imwe. Hari inshuti yanjye yageze nganiriza, numva isigiye isomo mu mutima. Yarambwira ati njyewe nta muntu mubi ngira mu buzima bwanjye, abantu banjye kuri njyewe ni umugisha. Tamase ubwo niba atakubereye umugisha ni umuvumo. Ati nta muntu w'umuvumo njyewe ngira mu buzima bwanjye, ahubwo itambereye umugisha mbere isomo. Ni ukuvuga ngo wa muntu iyo akubereye umuvumo ubundi normally nuko ahubwo uba waramuhaye field itariye, niyo mpamvu akubera umuvumo.
iyo ufashe mwarimu wa geography ukamubwira ngo ajye kwigisha biology, abo bana bose bazababaswa muri biology. Ariko nyamara umenya ko ari uwa geography ukamuhereza kujya kwigisha aba geography bari kuba bahanga. Uko niko kuri ku isi. Ubwo kugira ngo ubane n'abantu nta ufite abanza ariko nta numwe wanga, nuko bamenyera icyiciro cyabo. Bamenyera icyiciro cyabo ukamenya buri wese bashoboye gukora. Yes. Nizere ko iryo somo ryumvikanye ku bakunzi ba Mega Mind Life TV, kandi nawe uribonye ari ubwa mbere utarakora subscribe n'ukuri. Hano hasi. Kukazogera uhita ukoraho kandi ugende igihe cyose ubona uri kuri Mega Mind Life TV ukabona hari hasi hari mu mutuku. Menye ko utarakora umuti. Bivuze yuko bikiri ikibazo kuri wowe kuko hari ibintu byinshi utazamenya, harimo nk'ubu bumenyi butandukanye, kandi ajya mbabwire yuko ibyiza biri imbere. Uyu muvandimwe afite byinshi, uyu mutwe kumana ufite n'umutwe munini, niba ariko n'imitekerereze ingana utangiye kubigira personal. Niba umutwe ufite ariko n'imitekerereze yawo ingana, nababwiye ngo ndi mwinshi. Hanyuma reka twibaze akara kanyuzemo kugira ngo twishime ku bakunzi ba Mega Mind Life TV. Ntago ibintu byo kuzana iminkanyari kugira iki no ntago byubaka, birasenya. Ariko reka dukomeze n'iki kintu. Mu by'ukuri wowe idini uritekereza nk'iki? nabikomejeho kare, idini ni nk'ishyaka rya politike. Idini ni nk'ikimina, kuko at the end of the day dufite amadini arenga 100 ku isi. Reka ibyo twabivuzeho, ahubwo twirukanwe twibaze. Bibiliya ni igitabo gitagatifu, Qur'an ni igitabo gitagatifu. Wowe bitekerezaho iki nk'ibitabo bitagatifu? Ni kubyemera? Ntabwo ari igitabo gitagatifu kuri iki. Ni imfashanyigisho nk'izindi zose. Ntago nigeze ngira amahirwe yo gusoma cyane Bibiliya, ariko kubera ko muri Bibiliya nzantu batuvuze ngo tuzabazwa byinshi bitewe n'ibyo twamenye, ndabyirinda. Wasanga koko tuzabibazwa, ntago mbyizera nabyo. Bibiliya kuri je nifashanyigisho nk'izindi zose, nkuko nakenera kumenya uburyo uburyo nakoresha kamera, bikansaba ko njya kugura igitabo kigisha canon manual book ko bayita, cyangwa nashaka kumenya uburyo ntwara imodoka nkajya kwiga amategeko y'imihanda. Uko niko Bibiliya imeze kuri jye. So ntago ndi umuhakanyi w'Imana, ariko nanjye mfite uburyo numva Imana yanjye, kandi nabintwaramo, inabimfashiza mu buryo nyumva. Ariko Bibiliya kuri jye ntago ari igitabo gitagatifu. Ubwo nyine uhise unera kwibaza niba Bibiliya atari igitabo gitagatifu, Qur'an niba ari igitabo gitagatifu, kandi ukongera ukagaruka ukavuga ko wizera Imana, ubwo wizera ryangombe rero. Ese ryangombe ni iki bundi? Ni Imana y'u Rwanda. Ni Imana y'u Rwanda. Yego. None se kuki bavuga ngo gorana Imana ryangombe? Ibyo nanone biragaruka bikaduta mu ihurizo, kuko ntago biduta mu ihurizo, ahubwo ihurizo twaryitayemo twe ubwacu. Ni histoire ndende, ariko buriya ryangombe ntago ari Imana y'u Rwanda. Ryangombe ni inzira ijya ku Mana. Ryangombe baramwiyambazaga abakurambere, ntago bamusengaga nk'Imana. Aho niho twatereye kawuca, twatereye umuco. None se ko mugani baravugaga ngo gahorana Imana ryangombe, sibyo? Ryangombe aragahorana Imana, noti wowe uragahorana Imana yitwa ryangombe. Gahorana Imana ryangombe. In fact bakanavuga ngo ryangombe ryaba babinga banyundo. So nibyo nari ndimo ndavuga, ni myth, ni ibitekerezo, ni imyumvire
nk'uko twabwiwe Yesu Kristo. ubu nuba ngo kugira ugere ku Mana no guca kwa Byangombe ukaca kwa Banyundo gutyo nyine. Sinzi abantu bize histoire barabizi. Nko mu Misiri bagiraga imana y'izuba, Abagereki bagiraga imana y'izuba, imana y'imvura, imana y'iki, bari kubyumva. Ariko izo zose zikaba zifite se, nk'uko mu Buhinde basenga n'ikimasa, bikaba bifite se ariyo mana. Bakabwira imana y'izuba ngo gorora imana y'izuba, dusabira izuba ku mana. Uri kubyumva icyo kintu? Dusabira izuba ku mana cyangwa tugenera izuba. Twajwemo cyangwa se twarakinwe, niko kantu njya nkunda kuvugisha, bitewe n'ubusambo bw'abantu n'ibyo bari bakurikiye. Bari kubyumva? Batwumvisha ko twe ibyacu atari byo, ibyaba ari byo, ari byo byo. Ryangombe adashobora kubageza ku mana, ariko kandi nyamara bari babayeho, ibyo bifuzaga barabibonaga babinyujije muri Ryangombe. Siko bimeze? Yego. Mbese ntabwo bari babayeho? Bari babayeho. Mbese ntabwo bagiraga abatunzi muri bo? Bari bahari. Bari bahari abatunzi. Ntibagiraga abamise? Bari bahari. Neza cyangwa ko abo bantu imana yabangaga? Oya. Yari kubanga guteze kandi bazi neza ko iyo mana yindi ariyo nyine iyo mana yabo, ko iyo mana batubwiye ko ariyo ya nyirizina ya Yesu Kristo, ko yari itaratugeraho, bivuze ko tw'imana itari baza abakurambere. You see? So ibyo ngibyo byazanye confusion. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, sibyo? Niko twigishijwe. In fact ntabwo ari twebwe twabyigishijwe, ni abakurambere bacu. So twarakinwe, twaragurishijwe. Njya nkunda kubwira abantu ngo imico yacu, imyemerere yacu, umuco, our culture, twawugurishije ku munyu na miruwari, nibyo byawuguze, n'amamodoka n'imbunda. Umunyu, imbunda, amamodoka, miruwari, nibyo byaguze umuco wacu, nibyo byaguze imyemerere yacu. Barangiza batuzanira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Baratubwira ngo kugira ngo ujyeyo aho Yesu Kristo ari kutwubakira, uri umukire biragoye, ariko kandi bo bigwizaho itungo. Amabuye barayacukura, turubushazana n'ibiki ni mu Rwanda. Ibyacu biri kugenda. Abasaza bacu barabajyana mu ntambara z'isi, under colonization, kandi ngo baraje baje kutwigisha iyobokamana. Kandi iyo mana n'undi twari tuyiyobotse, twari dusanzwe tuyiyobotse. Yes. None hagati aho uvuze ikintu uranyibutsa, hari agastori kamwe njya nkunda kubwira abantu, ariko nako nkamenye vuba. Njye niga buri munsi. Mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda, batubwira tubona ko ngo bimikaga umwami bakurikije umwana wavukanye imbuto. Sinzi niba ibyo bintu mubizi. Ndabyumva. Ese mu by'ukuri ibyo bintu birashoboka? Wenda ntago mbizi, nta n'ibitabo byinshi nasomye ku bijyanye nabyo. Uzi iriya trick uburyo yakinwaga? Bizafungura n'umutwe n'abantu nabo bamenye n'izindi trick uburyo zakinwe zose. Habaga abitwaga abiru. Abiru babaga ari abanyamabanga b'ibwami. So umwami yari afite uburenganzira bwo kurongora abagore bose yifuje. So iyo yarongora mu bagore yabaga yararongoye, iyo arimo wabyaraga umuhungu, ako kanya yabyariraga mu mbere. Abagore b'abami bose babyariraga mu mbere, ahitwaga mu mbere. Nuvuga ngo babyaraga mu ibanga. Ndi kubyumva. Ku buryo umwana navuka bagasanga ni umuhungu, kubita imbuto mu kiganza, bahita bamukubita imbuto mu kiganza. N'abiru abo ngabo n'abanyamabanga b'ibwami bakamusohora bakamushyira ku karubanda bati yazivukanye, umwana wo ku mugabakazi kanaka yavukanye imbuto mu kiganza. So niwe mwami uzasimbura ise ku ngoma. Kuko abaturage nta mwanya bari bibereho mu mahoro, nta mwanya bafite wo guhangana n'ibyo bintu no kubyibaza cyane, no kwibaza ngo ese kubera iki ngo ni gute ngo wanjye atavukanye imbuto umwana. Ayo mahoro bari bayafite mu buzima busanzwe, ntabwo bibugora nabyibaza cyane.
bahitaga babyemera gutyo direct, umwana yavukanye imbuto. N'utarabyemeraga nta bushobozi yabaga afite bwo kuba yabihakana kubera ko already hari nta bushobozi. Okay. So kuko nta bushobozi afite bwo kuburana n'abiru n'ibwami yaramanikwaga. Uri kubibona? So uwo muntu niba mufata yabihakanye bagenda gute baramumanika baramwica. So reka babyemere. Ubwo umwami akabavukanya imbuto. Ese nimba ari uko byari bimeze muri Afrika cyangwa se n'ahandi iwacu mu Rwanda n'urugero, ubwo ahandi Burayi byabaga bimeze bite? Noneho bari civilize mbere yacu. Amategeko 10 yanditse muri Bibiliya yitwa ko amategeko y'Imana. Iyo ukurikiranye neza mu gihe cy'umwami wayoboye ndumva ari Abarome yitwa Constantinople gutyo hafa mu mateka. Ayo mategeko n'ubundi niyo Abaromani bagiye Constantine. Amategeko yitwa ko ari amategeko y'Imana muri Bibiliya. Niyo yari amategeko n'ubundi yayoboraga Roma. Niyo yagengaga Roma. Bataramenya n'Imana. Ahubwo muri Bibiliya yanditswe ko barwanyaga Imana. So imyumvire iri kubyerekeranye na Bibiliya uno munsi ni myinshi iratandukanye. Myinshi buri wese afite uburyo yumva Bibiliya ku giti cye. Ariyo mpamvu nanjye muri ubwo buryo nabifashe ko ari ifasha nyigisho. Hari abandi babifata nk'igitabo cyari cyo kugira gute kwiyomora ku buyobozi bw'Abaromani. So intego y'ibingibi byose ndi kubabwira ntago ari uburyo bwo kugumura abantu cyangwa guhindura, ariko nabyita nko kugira gute kugaragaza uko kugaragaza imyumvire yanjye, kugaragaza imyumvire yanjye nanjye. Niko kuri. Wasanga hari abantu babyumva nkanjye. Kuko cyane ko nka Sokarate nawe hari ibyo yavugaga mu gihe cye abantu ntibavyumve, ariko uyu munsi wa none ntabura kuza biragaruka. Rero nawe wemerewe kuvuga ikiri ku mutima wawe, kumva ibintu. Abantu banditse Bibiliya ni nk'abantu bakina film no munsi. Bibiliya yanditswe n'abantu kameme. Ariko byitwa ko harimo ibyahumetswe by'Imana. Nuno munsi iyo urebye amafilme agiye atandukanye usanga harimo histoire, natwe izo histoire zishobora kuzaba ibidasanzwe ku buzima bw'abana bacu. Ndaguha urugero rufatika, wenda urugero kuri Marvel Studio. Bafite filme nakwita ko ari nkuru yerekanye yitwa Avengers. So ikintu bakora introduction y'umu actor ya character runaka. So harimo bitaba Captain America, bitaba Doctor Strange. Baba ari abantu bitwa ko ari abantu bafite imbaraga zidasanzwe barwana n'ikibi gihora gitera isi. Captain America ari mu European, ari kuri side ya Europe. Ngubu hongeyemo bashyizemo n'umushinwa wabaye introduced muri film iheruka yo bita Seven Rings. Iviz Chingcho ntago mbyibuka neza. Muri Afrika introducinze character yitwa Black Panther. Black Panther ifite story ivuga kuri Afrika, ivuga deeply ku buzima bw'Abanyafrika, uburyo bari bafite ibuye rikomeye cyane ry'agaciro rikomeye, ariko rikaba ryari riri mu bwami ugomba kurindwa n'umuntu w'intwari, kandi uwo muntu w'intwari akaba ari umunyafrika, ariwe Black Panther. Haza undi muntu wari uturutse hanze nawe ushaka kumurwanya aramwica. So muri filme agaragara nk'intwari ya Afrika ya Wakanda Dynasty. Wakanda Dynasty ni ngiye nyibara nka Afrika muri rusange. So Black Panther afatwa nk'intwari ya Afrika. Birumvikana. Uno munsi umwana w'imyaka 5, imyaka 10, 15 ugiye gukora anniversaire, uzajya kumva ngo ndashaka Spider-Man keke yanjye. Ndashaka ko mustikinga Spider-Man, Black Panther, indenande kubikuta ahantu kuri cake cyangwa ahantu ngiye gukora anniversaire, which simply means ko kuri bo aka kanya izo nizo ntwari bari kubara.